ubwo nari nsinzirijwe cyane na Satani n'ibyaha byanjye, haje umwami Yesu arakomanga ati kanguka unkingurire, ati kingura kingura nkingurira nkwinjire mu mutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Yarandaritse mu birori bye ngo dusangire ibyiza afite, maze ndanyurwa ndamuhimbaza, sinavuga ibyo yankoreye, ati kingura kingura nkingurira nkwinjire mu mutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Ku rugamba rwanjye na Satani, Yesu niwe ngabinkingira, kuba muri we byarankinyuye, ajya ansubizamo imbaraga, ati kingura kingura nkingurira nkwinjire mu mutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Niwe mungeri mwiza undagira, ntacyo nkena ndi kumwe nawe, ino minsi iteka aranyobora, nyuma nzasugira mu nzu ye, ati kingura kingura nkingurira nkwinjire mu mutima wawe uranezerwa, wemeye yuko nkwinjiramo. Uwiteka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Naba mboneye akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi turishira imbere y'Imana turirimba indirimbo 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Numite umukiza awe uvuko nganya ubwugenderera andi
makwegera intebe yawe magwimbabazi gupfukamiye mbabaye makukwize Yesu mwami sumukiza wanjye unganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige. Buri wese nagire icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, wowe uri hejuru y'amajuru yose, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, ukomeze uturebere gusa munsi y'amaraso, amaraso atuvugira aruta ayaberi. Ayo maraso natuvugire mwami. Dufitanye gahunda nawe muri aya masaha, wadushizemo gushaka no gukora, unadushoboza kugera hano, tukaba tubigushimiye. Tukuragije iri teraniro ry'uyu munsi, niwe wabashe kwiyemeza uvuga ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, kuzabana natwe ukaba muri twebwe. Mwami, tukoretse na bene data bakiri mu nzira berekeza hano, bene data n'abashiki banjye bataza kubasha guterana uyu munsi, nabo ndabakweretse uko uza kutugendera mu ijambo ryawe, nabo ubagenderere. Utangirane natwe, usohozanye natwe. Ijambo ryawe rigiye kubwirizwa, mwami, wowe wenyine wavuze ngo niwe mugati umanuka uva mu ijuru, umanuke utubere ifunguro rikomeza ubugingo bwacu. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Turaririmba indirimbo ya 8 twitegura no kumva ijambo ry'Imana. Ni indirimbo ya 8 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mwene data aratuyobora, dukomera umwami mu mashi, tunaririmba. Ya Yesu turaryubaha, emera umukiza yuko ari Uwiteka. Mana icyubahiro kuko Yesu ari we jambo ry'Imana. Ubitera Imana icyubahiro kuko Yesu ari we jambo ry'Imana. Yesu niwe jambo waremye iyi si, n'umunsi n'ijoro, n'izuba n'ukwezi, n'inyamaswa nazo n'ibiguruka, n'umuntu mu ishusho y'Uwiteka se. Inyamaswa nazo n'ibiguruka, n'umuntu
yaciye bugufi azi no mu isi maze abanyabyaha babe baramwica izina ry'icyubahiro hanyuma arasuka ajya mu ijuru nubwo afite izina ry'icyubahiro hanyuma arasuka ajya mu ijuru mwene data ushime iryo zina rye wicishe bugufi kuko ari we Mana n'umukiza wacu icyo Uwiteka kuko izina yiswe rirahebuje n'umukiza wacu icyo Uwiteka kuko izina yiswe rirahebuje none mu mutima wawumwimike reka neshatsembe ibyo byaha byawe yawutware ngo agutsindire wa mubisha wawe yahindutse yawutware wagutsindire wa mubisha wawe yahindutse kandi umwami Yesu azagaruka utware n'icyubahiro cye maze isi yose izamwimika mwene data ushime iryo zina rye wicishe bugufi kuko ari we Mana n'umukiza wacu icyo Uwiteka yiswe rirahebuje umukiza wacu irahebuje tugihagaze turasoma ibyanditswe byera turasoma mu kuva igice cya 3 umurongo wa 11 kugeza kuri 13. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa. Dieu dit: Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Iramusubiza iti nukuri nzabana nawe ibizakubera ikimenyetso yuko ari nge ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli
nkababwira nti imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzasubiza iki? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndiwe, kandi iti aba ariko uzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Mwicare. Tugiye gufatanya ijambo rifite umutwe uvuga ngo, ni mu gifaransa ariko wenda biraza no kumfasha gusobanura no mu kinyarwanda. L'unique Dieu véritable, Imana imwe rukumbi y'ukuri. Niwo mutwe w'ijambo ryacu. Imana imwe rukumbi y'ukuri yahozeho, iri mu iteka ryose, itari yarema byose, itari yarema abamarayika ngo bayiramye, Imana yaremye ijuru n'isi yifashishije ijambo ryayo. Iri mu iteka ryose, kubera ko Imana ni umwuka, ni umwuka wera. Umwuka wera ntabwo ari umwe mu bagize ubutatu. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka. Niyo mpamvu iyo Mana mwuka muri kamere yayo, niyo Mana yamanutse ku munsi wa Pentekote, nk'uko Yoweri yabitangaje ngo nzasuka umwuka wanjye, ngewe Mana nzamanuka. Naho ngaho ku munsi wa Pentekote umwuka wera yaramanutse, ntabwo ari umwe mu butatu, ni ya Mana mwuka, kubera ko Satani nawe ni umwuka, kubera ko Imana yo irera. Imana ni umwuka wera, Satani ni umwuka mubi. Noneho uko Imana yabitangaje, ikoresha akanwa k'umuhanuzi wayo Yoweri, iza kubisohoza umunsi wa Pentekote. Iyo Mana iramanuka, ntabwo ari umwe mu butatu wamanutse, niyo Mana, Imana yihariye mu bumana bwayo, itavugirwamo. Imana mwuka, nk'uko tunabibona mu gihe Imana yahise imanuka ku musozi Horeb, yambara ishusho igaragara mu muriro. Mose abona igihuru cyaka, iyo Mana iri muri icyo gihuru. Noneho itangira guhamagara Mose, 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 imenya Mose mu izina. Iyo Mana yamenye uwo nguwo, niyo Mana yamenye n'abayo bose, ntabwo itomboza. Abayo irabazi, n'amazina yabo irayazi. Mose, Mose, Mose nawe ahindukiye gutya, Imana ihita imubwira ngo aho uhagaze n'ahera. Uwo musozi wahise uba uwera, kubera ko Mose yarasanzwe agenda kuri uwo musozi, ariko kubera ko Imana yera yamanutse kuri uwo musozi,
umusozi wahise uba uwera. niyo mpamvu natwe abizera mu gihe iyo mana yamanutse ku musozi Orebu, umusozi ukaba uwera, natwe ntabwo twigira abera, tubabera kubera ko uwera adutuyemo. Pawulo mu gihe yandikaga amabaruwa ayandikira abera, ayo mabaruwa ntabwo bajyaga kuyasomera ku marimbi, ayo mabaruwa bayasomeraga mu ruhame, abera b'Imana bumva icyo umwuka ababwira. Iyo mana yera, l'unique Dieu véritable, Imana imwe rukumbi y'ukuri, ni Imana yivuga. Mu gihe yagaragaye muri cya gihuru cyaka, ihita ihamagara Mose mu izina, ihita imutegeka kuvanamo inkweto, atangira kumva noneho amabwiriza y'iyo mana. Ni Imana yivuga. Niyo mpamvu hano twanasomye Mose abaza iyo mana. Niyo mpamvu twebwe abizera twizera Imana imwe rukumbi, ni Imana y'abizera, ni Imana yagendanye n'abizera, ni Imana ya Aburahamu. Aburahamu ntabwo yabyaye Isaka gusa, yabyaye na Isimayeli. Iyo mana igendana n'abizera ni Imana yivuga ikavuga ngo ndi Imana ya Aburahamu, ntabwo ndi Imana ya Isimayeli, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Abo ni abantu Imana yagendanye nabo, ifitanye nabo amasezerano. Isimayeli yari ariho, Esawu yari ahari. Esawu bavukanye na Yakobo. Imana ntabwo ari Imana y'abatizera, Imana ni Imana y'abizera. Ni Imana yishura, ni Imana yibuka ibyo yavuze. Mu gihe yamanutse ku musozi Orebu, ntabwo yapfuye kumanuka, bihuye n'ibyo yabwiye Aburahamu ngo njyewe Mana nzamanuka, ubwoko bwanjye buzaba mu maboko y'ababisha babamerere nabi, ariko nzamanuka mbavane mu maboko y'Abanyegiputa. Ibyo yabibwiye Mose, yabibwiye Aburahamu, imyaka myinshi irahita, kubera ko icyo Imana iba yavuze, ibihe n'abantu na gahunda zabo zibafite umusozo, ariko icyo Imana iba yaravuze, iyo Mana imwe rukumbi, Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Iyo Mana nubwo ibihe bigenda bihindagurika, yo ikicungana nacyo icungana gusa n'ijambo yavuye. Ijambo ryavuye mu kanwa kayo, abana bayo bagomba kwihambira kuri iryo jambo. Amen. Inkuru zose zitambuka ni ibinyoma, ni ibintu birangaza, ariko icyo Imana yavuze, Imana yavuze noneho bijya no mu nyandiko. Iyo Mana yamanutse ku musozi Orebu, Mose akahita yibaza ngo ndagenda mbwira abasaza ko iyo Mana ni iyi.
imana noneho ihita yivuga. Mwene data dusoma umurongo wa 13, 14. Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana y'abasogokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndiwe, kandi iti abe ariko uzabwira Abisirayeli uti ndiwe yabantumyeho. Mose abaza Imana, iyo Mana nayo niyo barimo kuganira. Burinde wivuge, urinde vuga n'izina ryawe. Hari abantu amadini yabaye menshi, bamwe bavumbuye ngo izina ry'Imana ni Yehova, ngo niryo zina ry'Imana. None hano Mose ayisabaza Imana avuga ngo nibambaza izina ryawe ndavuga kuri inde, ivuge wowe. None Imana iraterura ngo ndiho. Genda wabwire ngo izina ryanjye nitwa ndiho. Bisobanura ngo nibeshejeho. Wowe ntabwo wibeshaho. Wowe nanjye ntabwo twibeshaho. Kubera kwizera umwami, kwizera iyo Mana, Imana niyo itubeshejeho. None iyo Mana idakeneye indi mana. Iyo ngiye abayeho mu iteka ryose ndiho, nta wundi bari kumwe. Mpamvu umwuka wera abereyeho kugira ngo yivugire, batamuvangira. Hariya mu ntangiriro iyo Mana Mwuka, iyo Mana imwe rukumbi y'ukuri isohoka mu iteka ryose, uko babivuga hariya nuko bikomeza. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka. Dusomere mwene data, dusubire mu ntangiriro noneho igice cya mbere. Iyo Mana isohoka mu iteka ryose, isohoka mu iteka ryose ivuga. Mbere yuko na mwene data asoma, ni Imana Mwuka igize ibitekerezo byayo mu iteka ryose igiye gusohoka. Ijya noneho ibyo bitekerezo byayo bigiye noneho kugaragara. Naho ngaho baravuga ngo mbere na mbere nanone ya Mana Mwuka isohotse mu iteka ryose, ifite ibitekerezo. Mbere na mbere habayeho Jambo. Imana yasohotse mu iteka ryose, iyo Mana Mwuka, kugira ngo ibitekerezo byayo bigaragara. Nibyo bavuga Jambo, la parole. Au commencement était la parole. Imana irema yaremaga ivuga, nibyo bita Jambo. Ntabwo ari babiri. Ngo Jambo yari kumwe n'Imana bikavangira abantu, none bagatangira kubibona mu buryo bw'ibitekerezo byabo. Bavuga ngo Jambo yari kumwe n'Imana, ni babiri. Noneho no, ntabwo ari byo. Imana Mwuka igatekereza nk'uko nawe uri umwuka, nubwo wambaye umubiri uratekereza. Niyo mpamvu mu gihe utekereje uranavuga. Noneho ibyo bitekerezo byawe nibizaze biguheramo, bizaze bijya mu bikorwa. Nibizaze biguheramo. N'Imana nayo ntabwo yaheranwe n'ibitekerezo byayo, yarasohotse iranavuga.
mbere na mbere hariho jambo. Jambo yari kumwe n'Imana, jambo yaremye byose. Noneho mu gihe bikuvangiye ujya gukubita agahanga hasi n'ibitabo byinshi muri muriga iby'Imana, noneho utangiye ubone babiri, ubone Imana na jambo, noneho bikuvangire. Mu gihe bikuvangiye nge nicyo kimbeshejeho, nicyo kibeshejeho n'abizera bazima. Mu gihe muhuye nabo bakagufasha ukamenya iyo Mana y'ukuri, iyo Mana yasohotse mu iteka ryose. Noneho mu gihe yasohotse mu iteka ryose, nibyo mwene data agiye kudusomera. Mu gihe yasohotse mu iteka ryose, basohotse ari batatu bavuga ngo bararema ijuru n'isi. Imana isohoka, Imana mbere na mbere Imana ngo irema ijuru n'isi. Dusomere. mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere, iyo si yo mbere na mbere. Subira none muri Yohana igice cya mbere, bisubiremo noneho. Ni mbere na mbere, ntabwo ari mbere na mbere ebyiri zitandukanye. Yohana igice cya mbere. mbere na mbere hariho jambo. Ebyihorere birekeraho ngaho noneho, ntabwo birangiye. Mbere na mbere Imana iremya ijuru n'isi. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo niwe waremye byose. Jambo niwe Mana. Niyo mpamvu na hano twaririmbye turimo gukoma no mu mashi igitero cya kane, kugira ngo noneho tubishimangire no mu ndirimbo. N'igitero cya kane, yicishe bugufi azi no mu isi, maze abanyabyaha babibara baramwica. Nubwo afite izina, oya, ni igitero cya kane. Mwene data ushime iryo zina rye, wicishe bugufi kuko ari we Mana. Ntabwo ari akamana gato. Niyo mpamvu bisaba ko urabona ko tuba dufite iyi Bibiliya, la Sainte Bible. No mu Cyongereza ni kimwe, wenda no mu zindi ndimi ni kimwe. Noneho abahamya ba Yehova bo bakoze Bibiliya yabo, ndazifite mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, mu Giswahili. Amabibiliya yabo ndayafite, ndayasoma. N'igihe wenda turimo kuganira ngahita mbereka, sureba hano ukuntu mwabyishe ngo mbere na mbere hariho jambo. Uzazi nawe usoma. Mu gihe bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo bo uko bo babyizera, jambo ngo ni akamana gato. Ngo jambo yari kumwe n'Imana. Muri Bibiliya yabo bo bakavuga ngo jambo wo ngo akamana gato yari kumwe n'Imana nini. Reka noneho mwasa n'ubasunika, ari komeza usome. Ako kamana gato kari kumwe n'Imana nini, noneho Imana nkuru iriyorosa ikiringiti, noneho akamana gato kararema. Jambo arema byose, noneho iyo Mana ntacyo yamaze. Ariko mu ntangiriro ko bisobanuka, mbere na mbere Imana nkuru irema ijuru n'isi ivuga. Nibyo bita la parole, ni iri jambo twumva. Wowe na jambo rigusohokamo ntabwo bagutandukana. Ijambo ryawe riraguhambira. Niyo mpamvu ntukaze ukina utazi ibyo ukina nabyo. Ujya hariya ujye kurayira, nyuma yawo bakubaza ibyo warayiye, utangira urya iminwa. Ibyo warayiye nibyo biguhambira. Sibyo? Izi no gutya. Magambo wavuze niyo aguhambira. Hari ikindi? Murandenganije. Bakurenganya gute? So wabivuze?
ntabwo babigusubirishagamo. noneho washatse kubesha abandi barandenganije. bakurenganije gute? babigusubizamo, bivuge uko byakabaye. ijambo rirakuboha. witeka bwishime n'icyuma. ijambo rirarema, ijambo rirabohora, ijambo rirazirika. niyo mpamvu n'ababyeyi imbere y'abana babo ntabwo wapfa kuvuga amagambo akujemo ayo ari yo yose. ijambo ushobora kuvuga ugatomora uvuga ngo mwana wa Imana iguhezagire, umugisha ukurikira umwana. naho ngaho mu gihe Imana nayo yasohokaga ikavuga, ibyo yavugaga byahitaga biba. impamvu mbaye nk'usa n'ufashe fere aho ngaho ni ukugira ngo n'abandi batari hano bazumvira ijambo bamenye ngo mu gihe bavuga ngo mbere na mbere mu ntangiriro Imana irema, niyo mbere na mbere Yohana avuga jambo yaremye byose. mu gihe noneho bikuvangiye ukabona ngo mbere na mbere Imana irarema, noneho mu gihe ugiye muri Yohana ukabona babiri, ukabona Imana kandi bavuga ngo iyo Mana niyo yaremye, bakamanuka bakavuga ngo jambo yaremye byose. mu gihe bitandukanye ubona abaremyi babiri. yaremye mu ntangiriro ni Imana, noneho muri Yohana jambo, kubera ko ubyumva gutyo, jambo akamana gato kabaye umuremyi. kandi Imana ni imwe rukumbi yaremye ijuru ni sibyo? birasobanutse. noneho kugira ngo bisobanukirwe neza ko iyo Mana ari umwuka, mwene data nadusumire. uraza kubona hariya mu ntangiriro bavuga ngo umwuka w'Imana ugenda hejuru y'amazi. ni wa mwuka w'Imana nyine, ni wa mwuka wera. naho ngaho mu ntangiriro igice cya mbere aho ngaho wari uri. isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. umwuka w'Imana. none mu gihe bavuze ngo umwuka w'Imana, abantu bahita bavuga ngo Imana iri hariya, umwuka wayo uri hano. no. ni Imana mwuka igenda hejuru y'amazi. niyo mpamvu ubona iby'Imana mwuka mu gihe yaserutse iri mu mubiri nta gitangaza. twe tuhita tumenye n'ibyo ari byo. cyagiye Yesu Kristo ari we Mana bamusiga ku musozi arimo gusenga, abigishwa bagafata ubwato bakagenda, we agasigara ku musozi. ageze ku nkombe abura ubwato, ntabwo yahise agenda hejuru y'amazi. Yesu Kristo ari we Mana, ntabwo bamubonye agenda hejuru y'amazi abasanganira. abandi bagahita bikanga ngo ni umuzimu, agahita bahumuriza ngo ntabwo ari umuzimu, ni njyewe. none Petero agahita amubwira ngo niba ari wowe Mwami, nyemerera nanjye ngende hejuru y'amazi. Yesu ari hejuru y'amazi. ahita abwira Petero, kubera ko Petero yabisabye ngo iyi rusange, kubera ko yavuze niwe Mana, amuhaye n'ububasha, nawe atangiye kugenda hejuru y'amazi. Yesu ahagaze hejuru y'amazi. ahantu nkundira uyu Yesu Kristo ari we Mana. iyo Mana yaguhamagaye, iyo Mana igucungira hafi, ijisho ryayo rikaguhoraho. iyo Mana niyo yemera n'ibigeragezo bikakubaho kugira ngo ikwitegereze niba wayozaho amaso. iyo Mana yemeye Petero ngo genda hejuru y'amazi, niyo yemeye ko n'imiraba ivumbuka. noneho Petero Imana amubwiye ngo genda hejuru y'amazi, Yesu we ahagaze. Yesu ntabwo iby'imirabyo ntabwo bishobora kumutesha umwanya. imirabyo iraraba ariko abazi ibyo ari byo.
Petero noneho aho kugira ngo ahoze amaso ku wamubwiye ngo genda hejuru y'amazi, iyi mirabyo igiye gutuma ndohama, kubera ko yavanye amaso ku wa wundi wamubwiye ngo genda hejuru y'amazi, atangira kurohama. Niyo mpamvu nawe nanjye uwo ari we wese, Imana ntabwo yaduhamagaye kugira ngo twirebeho, kugira ngo turebe ku byo ducamo, ngo ndageragezwa, uramaze. Ntabwo ari wowe wa mbere, n'abandi barageragejwe. Hari abajugunye mu rwobo rw'intare, hari abajugunye mu muriro. Wowe ntabwo bigeze barakujugunya no mu muriro, uravuga ngo urageragezwa. Abo ngabo mu gihe bageragejwe, ariko bahojeje amaso ku mwami. Uwo mwami wahoje amaso yarabatsindishirije, nawe numuhoza w'amaso azagutsindishiriza. Ibyo kuririmba urageragezwa, uzaza ubibwira abandi. Si wowe wa mbere, Yobu yarageragejwe, ba Dawudi barageragejwe, ba Yosefu barageragejwe. Ntabwo ari wowe wa mbere. Noneho nukazaza ubiririmba, uzaza uhoza amaso ku mwami. Uwiteka akomeza abwishimira icyubahiro. Noneho ni ngewe uhura n'ibibazo, uhura nabyo nyine, uhure nabyo, kugira ngo iyo Mana uvuga ko wizera ikwigaragarize. Imana yemera ibigeragezo kugira ngo itwigaragarize. Amen. Abatayizera babone ko twebwe abizera ko Imana iri mu ruhande rwacu. Mu gihe Shadraka Meshaki babapimishaga umuriro, ngo mwebwe ese mubona ko bene wanyu kubera kurwanira amagara yabo bapfukamye, none mwebwe umuriro ntabwo mubona ko twawakije? Ntabwo mubona? Murakihagazeho? Shadraka Meshaki na Abedenego basubiza umwami, baravuga mwami, nubwo Imana itadukiza, ariko ntabwo dushobora gutatira igihango ngo dupfukamire ikirwamana. Ntabwo bishoboka. Ngo muracyakomeza? Shadraka Meshaki turacyakomeza. Noneho bigera n'igihe Imana yemera ko banabazirika, baranabahambira n'imigozi, bongera n'umuriro inshuro 7. Ibintu by'ibigabo by'ibisore birabafata, twari utuntu duto, ariko batuziritse hamwe. Ibirimi by'umuriro, umuriro wari ukaze, bafata gutya bajugunya mu muriro. Imana yemera ko banabajugunya mu muriro. Ibyo kuvuga ubyibagirwe kuva uyu munsi. Imana idufashe ubyibagirwe. Nakuririmba ibigeragezo mu gihe Imana yemeye ko bikugeraho, menya ko Imana iri hafi yo kukwigaragariza. Nibyo ngibyo, ntabyo kuririmba ngo ni ngewe ufite ibibazo. Ntabwo ari wowe wa mbere. Uzaze mu gihe bikugeraho, uzaze usubiza amaso inyuma urebe ubuhamya babatubanjirije. Ibirimi by'umuriro byatwitse abatizera. Yemwe Imana yacu, Imana nzima y'ukuri, ikurikirana iby'abana bayo amanywa na nijoro. Yemeye ikemera bakanabazirika, ikemera bakanabajugunya no mu muriro, itanabatabaye. Ishaka kugera kuki? Aricyo ishaka kugeraho. Noneho kugira ngo umenye ngo iyi Imana imwe rukumbi, atari marayika, Imana ari mu ijuru n'isi, Imana idakererwa, Imana itabara aho bikomeye. Babajugunye mu muriro ngo bang, ni imigozi yatwitswe n'umuriro, ntacyo babaye. Mwale bahagaze aho ngaho mu muriro, iyo Mana ihita ibasanga muri wa muriro. Imana yabasanze mu muriro.
imana ifungura amaso umwami hehe ko mwajugunyemo batatu kandi abo batatu nabona bagenda nabo mu muriro habonetsemo n'uwa kane. Sadika imana yahise ibasanga barimo kuganira inabahumuriza ngo mwambere abagabo nanjye niyo mpamvu mbasanze hano muzakomeze mumbere abagabo nimuzapfukamira igishushanyo ni njyewe mana imwe rukumbi. Amen. Yagenze gute kugira ngo urusheho kubisobanukirwa iby'iyi ntambara duhura nayo utazaza ukangwa n'ubusa. Uwo mwami wategetse ngo babajugunye mu muriro niwe imana yafunguye amaso ahita abona uwa kane ariwe mana nzima yatabaye abayo. Noneho uwo mwami yahise ategeka avuga ngo Shadiraki, Meshaki na Abedenego muve muri uwo muriro. Bavuye mu muriro. Ahantu bibera byiza. Imana ni imana nzima. Imana twizera ni imana nzima. Iyo mana niyo yemeye Yohana bateka ingunguru y'amavuta bamushyiramo bamujugunyamo bamuzize kwizera bamuzira kwizera. Nawe ukabuvuga bitira ibigeragezo by'abana ibigeragezo by'amapfa uvuga ubusa ntuzanye no kubivuga ntuzane bitungutse n'imbere y'abera. Iyo ni indirimbo itumvikana. Ibigeragezo inzara igiye kutwica abana baratugoye urimo uravuga ibyo ngibyo. Abandi bo bageze no mu muriro abandi babajugunye no mu rwobo rw'intare intare zaga kubarya wowe urimo uravuga ibi ngibyo bya regerega. ngo mfite intambara mfite ibigeragezo no ku kazi uvuga ubusa ntukazi unabivuga ibyo. Noneho bavuye muri uwo muriro uzi ukuntu byagenze n'imisatsi yabo mu muriro ntabwo wayitwitse imyenda yabo ntabwo yayihiye bavamo. Noneho abantu baza babareba none aba bantu bareba imisatsi ni kwa kundi uzi ikintu. Niyo mpamvu ngo wawe ubuhamya n'ejo ni umunsi nkubwira ngo imana yemera ko ibigeragezo bibaho bikugeraho kugira ngo nuyihanga amaso ikwiyereke n'abandi bamenye ko ufite imana nzima. Nibyo ngibyo nta bindi. Noneho mu gihe byageze gutyo uzi ukuntu ubwo buhamya bwahise butuma imana yesha icyubahiro. Umwami yahise aterura ijambo aravuga ngo kuva uyu munsi kandi niwe wari wategetse ngo babajugunye mu muriro none kuva uyu munsi mwubahe imana ya Shadiraki, Meshaki na Abedenego. Niyo mana nzima, niyo mana itabara. Iyo mana yatabaye Shadiraki, Meshaki na Abedenego niyo yaje mu mubiri idushikiriza agakiza. Iyo ikwiriye ishimwe n'icyubahiro. Amen. Iyo niyo yaremye byose. Iyo niyo yaremye n'umuntu. Yaremye umuntu. Mwene dadusomere wenda mbashe no gusuhuza n'ejo n'umunsi. Yaremye umuntu. Ni aho ngaho mu ntangiriro igice cya 26 27 dusoreze naho ngaho n'ejo n'umunsi. Ijambo ni rigari. Isaka inangiriro igice cya mbere 26 27 Imana irema umuntu. Imana irema umuntu. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Ariko hareke aho ngaho kwijambo riryoshe nta burenganzira afite bwo kurisobanura. Ijambo ryonyine ririsobanura. None mwene data mu gihe arimo gusoma hariya namwe mu gihe musomye n'abandi bazumva ubutumwa mufite Bibiliya murazihorana. Noneho ko bavuze hariya ngo Imana ntabwo ari Imana eshatu ziterura ngo tureme, ni Imana imwe. Iyo yaremye ijuru n'isi niyo igiye kurema umuntu mu ishusho yayo. Tangira udusomere mukurikire nimuzaze musoma mwihuta.
n'inyoni. no 26 tugenda gahoro. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Turema umuntu, ntabwo bavuze umuntu umwe, so umuntu umwe bavuga. None mu gihe barimo kuvuga hariya araza kuvuga ko arimo benshi, ko arimo babiri. None umva ibyo yagiye kuvuga. Batware Umva isi yavuze babaye ngo ba, kandi avuze ngo umuntu. Aho avuga ngo batware ni inde nande? Ni umugore n'umugabo wagiye arimo kuvuga. Ariko uwo mugore n'umugabo mu gutangira baravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ninde nande? Baraba bari babiri. Abo babiri baratwara. Niyo mpamvu bisaba ko wenda no kuri radio no kuri televiziyo ubutumwa bwatambuka. Iringanira ryari aho ngaho. Iyo gutwara batware naho ngaho ryari riri. Byazambiye he? Batware umugabo n'umugore, ibiremwa by'umuka batware babe abatware. Abatware bahozeho ntabwo wabihakana. Ese baratwaraga. Nare mu ijambo ry'Imana ngomba kubishimangira uko byakavuzwe. Batware si babiri, umugabo n'umugore bagiye gutwara. Ntabwo aho ngaho mu gihe bagiye kubarema ari babiri, ntabwo barabarema bafite umubiri, baraba ibiremwa by'umuka. Urikunyumva? Baraza kwambara umubiri nyuma. Niyo mpamvu ikimana irwana na tusimureba ko turimo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ni umuka, n'iryo jambo rigomba kwakirwa n'uwo muka wawe. Ese byo Imana tadirike naho ngo ubona mu ijambo ry'Imana abari mu bintu bibiri, ngo umuka w'Imana n'umuka muri twebwe. Umuka w'Imana uganiriza umuka muri twebwe, umuka w'Imana ukaganiriza umuka usanzwe muri twebwe. Noneho bikamera ngo abayoborwa n'umuka nibo bana b'Imana. Nuko nguko uzaze wumvira umuka. Umuka w'Imana muri sadirike ni imyuka ibiri. Ari umuka w'Imana n'umuka dusangana. Noneho uyu muka w'Imana uravuga, urongorera, wumva imirindi yayo mu mutima wawe. Noneho uzaze wumvira umuka. Abayoborwa n'umuka nibo bana abemera ko umuka wabo kumvira umuka w'Imana nibo bana b'Imana. Noneho n'iri jambo ni ijambo muka, ni Imana ihumeka. Noneho umuka wawe wakire impumeko y'umuka, ubeshejweho n'umuka w'Imana. Cyane data. Noneho ngo batware. Egera vuba dusa n'abamanuka twitahire. Batware amafi yo mu nyanja. Batware babe abatware, batware inyamaswa n'ibiki byose babe abatware. Stadirike Adamu na Eva batari bagwa bari mumfashe, bari abatware bategeka babwira ngo nare ngwino, inare ikumvira. Hari ikindi kinini cyane n'igiki, nzovu cyakiri genda gutya. Adamu akagihamagara kikaza, Adamu agategeka umuyaga ugahagarara. Batware umugore n'umugabo batware siyo iringaniza. Imana ye yaryemeye siyo. Manuka. Batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Batware n'igikururuka hasi cyose. batware
imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Imana wa mana we habwa ishimwe, ngewe ntabwo nsobanura ijambo. Sureba ko yatangiye ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ngo imana irabarema babiri ngo batwa. Noneho iyo mana irikomeza kuvuga ivuga ngo imana noneho irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Imana ishimwe. Mureke wenda soreze naho ngaho. Imana irema umuntu, ariko uwo muntu bavuga arimo babiri. None ijambo riraza no kwisobanura ngo imana irema umuntu mu ishusho yayo, irema umugabo n'umugore. Nyumvira noneho, komeza bumve. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore. Sureba ko babigaruye. Kandi iyo yatangiye ivuga ngo irema umuntu mu ishusho yayo, noneho iramanutse ivuga ngo irema umugabo n'umugore. Ni babiri. Ni ibiremwa by'umwuka, ni babiri. Sadirike batari bajya no mu mubiri, byari ibiremwa. Witeka bwishima n'icyubahiro. Cyore data. Simubona ko hariya naho ngaho iby'ubutatu. Wenda abanyedini mu gihe bumva ubu butumwa bavuga ngo amadini aragwira. None hari abantu none bihakana ubutatu, kubera ko abanyabutatu baba bashingiye kuri ibi ngibyo twasomye ngo tureme umuntu, ngo yabyiraga umwana n'umwuka wera. Oya niba yabyiraga umwuka wera n'umwana, imana umwuka wera araho ngaho, sibyo? Umwana nawe araho ngaho, si batatu? Imana irimo iraganiriza umwuka wera n'umwana ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Tadirike aba babiri irimo kubyira nabo ni imana. Ubundi n'aba babiri bagomba gufatanya n'Imana imwe bakarema umuntu mu ishusho yabo, ariko kubera ko imana ari imwe, ari we muremyi, ba bandi muvuga ko ni umwana n'umwuka we ntabwo bari bahari. Imana none yabyiraga bande kugira ngo baje kubisobanukirwa. Imana yabyiraga abamarayika. N'abamarayika yabyira, kubera ko abamarayika nabo ni ibiremwa by'umwuka. Imana ni umwuka, abamarayika ni umwuka. Noneho Adamu na Eva batari bambara umubiri, nabo ni ibiremwa by'umwuka. Baremwa mu ishusho yande? Mufashe. Baremwa mu ishusho yande? Imana igira amatwi maremare, igira igihanga kinini. Ishusho y'Imana mwamfashije, Imana isa gute? Nicyo kintu kiyobera abantu. Erega Imana mwuka, ishusho yayo ni ishusho jambo. Niyo mpamvu kugira ngo binagufashe umenye ngo jambo yahozeho, sibyo? Noneho naho ngaho ubona ari ahantu hamwe Yesu Kristo yavuze ngo wowe ikintu tukuziza nuko wowe uri umuntu wigira Imana. Abayuda nicyo kintu cyabayobeye. Wowe uri umuntu nkatwe, ariko ugakomeza kuvuga ngo wowe ni Imana muri kintu kimwe. Ibyo biraturya mu matwi. Biraturya mu matwi. Noneho Yesu Kristo yari umuntu kandi ari Imana. Sibyo? Imana ni umwuka. Yesu umuntu, iyo Mana mwuka yari muri we. Sibyo? Noneho Yesu mu gihe avuga ngo ngewe ndi Imana turi umwe, abayuda baravuga no oya nukaza uvuga ibyo tuzabikuziza, ibyo kushaka kwigira Imana kandi uri umuntu ntabwo tubyemera. Kandi Yesu yari Imana. Yesu Kristo yari Imana koko. Ko hariya twasomye Mose abaza Imana avuga ngo ndababwira ngo urinde. Imana ivuga ngo ndi Yehova. Oya ivuga ngo ndiho. Noneho twe ko duhamya ko Yesu nawe ari Imana, baraza none kumubaza muri Yohana igice cya 8
abayuda noneho bagahita babwira ngo Aburahamu atari yabaho, bakagira gutya, ngewe twari kumwe yishimiye n'umunsi wanjye. Wowe urashaka ibintu byo kutubesha, wowe ufite imyaka 30, Aburahamu mwabonanye gute? Urumva abantu ukuntu bibavangira, ntabwo bashobora kumenya ngo uwo nguwo urimo kuvuga muri we niwe Mana wagendeye Aburahamu amubwira ngo azabyara umwana w'isezerano. Noneho aramwa wowe ufite imyaka 30 urashaka kutubesha. Noneho uwo ndiho arahita afata ijambo imbere y'abayuda. Dusoreze naho ngaho Yohana 8:56, dusoreze naho ngaho n'ejo n'umunsi. Arahita noneho ababwira ngo Aburahamu atari yabaho, ngewe ndiho. Ntabwo bavuga ngo nabayeho. Icyo cya Yohana 8:25 umanuke dusoreze naho ngaho twiragize n'Imana. Baramubaza bati urinde? Yesu arabasubiza ati ndi uwo nababwiye bwa mbere. Mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza, ariko uwantumye ni ukuri, nanjye ibyo namwumvanye nibyo mbwira abari mu isi, ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu. Uri ku murongo wa kangahe? Yohana 8 nyuri ni umurongo wa kangahe? 27. Manuka. Ariko bo ntibamenye yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndiwe, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko data yanyigishije ariko mvuga, kandi uwantumye turi kumwe. Ntiyansize njyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Avuze atyo abantu benshi baramwizera. 26 wasomye? Mfite byinshi byo kubavugaho. 24 nicyo 54 soma aho ngaho. Avant qu'Abraham. Yesu arabasubiza ati niba ntiha icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi. Ntabwo mumuzi, ariko njye ndamuzi. Njye ndamuzi. Kandi navuga yuko ntamuzi, naba ndi umunyabinyoma nkamwe. Ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza uwanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye. Muri kumva? Kandi mwumvise magambo? Uwo nguwo ni Yesu Kristo arimo kuvuga ayo magambo, ufite imyaka 30. Noneho akavuga ngo Aburahamu yishimiye kubona umunsi wa Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Noneho Yesu Kristo niwe wasuye Aburahamu, Aburahamu akishimira ko Yesu Kristo yamusuye. Amen. Amen. Iyi nyigisho ko ari ubwa mbere none tuyumva. Aho ngaho niho agonganira abanyabutatu, ntabwo bamenye n'ibyo ari byo. Mu gihe Yesu arimo kuvuga ngo data, nawe uzaza uvuga ngo erega data uri muri njyewe, nawe utwaye so, uzaze wumvira so. Kumvira so ni ukumvira umwuka. Nibyo Yesu avuga. Noneho subiraho ngaho, biraryoshye. Noneho pfundikira naho ngaho. Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Yarawubonye aranezerwa. Noneho Abayuda baramubwira bati ko utaramara imyaka 50. Sureba ko abanyamubiri basoma ijambo ntabwo basobanukirwa n'ibyo ari byo. Bo barimo barabara imyaka.
we arimo aravuga ngo Aburahamu yaramusuye, Aburahamu yishimira umunsi we, kandi ni Yesu uhagaze imbere yabo. Uwo wagendeye Aburahamu si wagaragaye no mu gihuru avuga ko ndiho, agiye kubihamya. Abayuda baramubwira bati kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Mwumvise? Ni ukuri ndababwira. Uwo nguwo none uterura ijambo rero, ni ukuri ntago ari umubiri. Ni Imana none irimo kwivuga. Ni ukuri ndababwira, Aburahamu atari yabaho, ntago bavuze ngo nabayeho. Ndiho. Je suis ce que je suis. Niyo Mana twe twizera, niyo Mana tugomba kubwiriza. Sibone data. Niyo Mana igomba gutera icyokere no ku bantu bizera ibintu batabisobanukiwe. Iri jambo ni ijambo risobanuka. Ni Yesu Kristo uhagaze imbere yabo. Abandi bamubona ngo afite imyaka 30, avuga ko Aburahamu yishimiye kubona umunsi. No, we nukazazwe utuzana ibyo ngibyo, kandi nibyo bizatuma tukumanika no ku giti. Ntago bari bazi ko iyo Mana yavugiye muri cya gihuru cyaka, iyo Mana yagendeye Aburahamu niyo yaserutse mu mubiri kugira ngo idushikirize agakiza. Imana ishimwe iteka. Amen. Witeka bwishimwe n'icyubahiro. Nukazaza ugira isoni na mbere ya padiri, na mbere ya musenyeri, wenda muhuye na papa, wamusomera ibyo ngibyo ukamubwira ngo ya Mana yagendeye Aburahamu ikamubwira ngo Sara azabyara umwana, ikasoza n'ibyo yavuze. Iyo Mana niyo yaserutse mu gihuru isoza ibyo yabwiye Aburahamu, isora abana b'Isirayeli mu Egiputa. Iyo niyo yaserutse mu mubiri, iyo niyo yadutashemo, iyo niyo yatashe mu bayo ku munsi wa Pentecote. Iyo Mana nihabwe ishimwe n'icyubahiro. Amen. Duhaguruke. Yesu niwe nishemo, rawa mahoro yambere y'ubuhungi. Umwami n'igitare gikome, koko gikomeye. Umwami n'igitare komeye yambere y'ubuhungiro. Lani mtoto yambere y'ubuhungiro. Shoro yambere y'ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye yambere y'ubuhungiro. Yesu Kristo ni umwami w'abami. Turi abami, ni umwami wacu. Niwe mwami udutwara, niwe mwami tugomba gusingiza amanywa na nijoro. Dupfukamisha imitima,
wanapfukamisha n'amavi, wanarambura n'amaboko hejuru, tukamugarura ishimwe. Buri wese nagira icyo abwira umwami. Data wa twese uri hejuru y'amashuri yose, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, tumaje kumva ijambo ryawe. Mwami, niwe Mana imwe rukumbi y'ukuri. Ni wowe wasohotse mu iteka ryose uvuga, ukarema ijuru n'isi. Ni wowe wamanutse muri cya gihuru, uganiriza Mose, uramuyobora ajya kuvana abana b'Isirayeli mu maboko ya Faraho. Ni wowe wamanutse mu mubiri kugira ngo urwanye Satani, urwanye amadamu. Waranesheje, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Uri Imana nzima, uri Imana idahinduka, uri Imana yahozeho, uri Imana ihoraho, uri Imana iriho, uri Imana izahoraho. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu, habwa ikuzo Mana ya Isaka, habwa ikuzo Mana ya Yakobo, habwa ikuzo Mana y'abahanuzi, habwa ikuzo Mana y'intumwa, habwa ikuzo Mana y'abera. Gushimiye kubwira ijambo uduhaye muri aka kanya. Ndizera ko ryaguye mu butaka bwiza. Mwami, ijambo rikurikirane mu mitima yacu. Tumenye uwo twizera uwo ari we, tumenye uwo twambaza uwo ari we. Uhoraho, muragije bene data, muragije bashiki banjye, muragije abagaragu bawe, muragije itorero ryawe, muragije na bene data na bashiki banjye n'abandi mwami bazabasha kumva ubutumwa bw'ubwami. Dushoboze bubwirizwe ku isi hose, bibe ubuhamya, nubwo abantu batabwizera ariko babwumve. Utane natwe n'ejo n'umunsi, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bw'aribwo bwose, atane natwe na ejo. Mbere na mbere hariho jambo, yahozeho kuva kera, byose byaremwe na. Mbere na mbere hariho jambo ry'ubugingo, yahozeho kuva kera, byose byaremwe na. Arera we era, Yesu arera, arera, Yesu arera, mu ijambo rye arera, Yesu arera. Nyamara yaremo niba mumenya, batari urubyaro rwa Aburahamu, yari muri bo. Niba mumenya ko batari urubyaro rwa Aburahamu, arera we arera, Yesu arera, burye arera, Yesu arera, are Kristo arera, Yesu arera, arera, Yesu arera, arera, oh Yesu arera. Dorwe rwinshi abana be mu mubiri, abana be dorwe rwinshi abana be yiziye mu mubiri, ure abana arera we arera, Yesu arera, arera, Yesu arera,
arera, Yesu arera,